twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye kugira ngo tugirire neza. Tubahe ikaze kuri buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugirira neza ku mpuhwe zayo. Tubahe ikaze kuri buri munsi, mwicare mugubwe neza, twumve ijambo ry'Imana kandi turikurikize buri munsi. Tuje mu kiganiro cyacu cyitwa Ibaze buri munsi, aho twongera nyuma y'ijambo ry'Imana tuba tumaze kwakira. Bamwe tugira ibibazo, abandi tukagira ibisubizo. Bamwe tugira uburyo tubishyira muri za comment, abandi tukanyura mu gikari, bitewe na buri wese uko yiyumva nuko yisanga, kandi byose bikagenda neza ku mpuhwe z'Imana. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro cyitwa Ibaze buri munsi, mu ngingo igira iti penitensiya. Twabajijwe isakamenya penitensiya kugira icyo kwarivugaho, nubwo turi abantu b'abanyantege n'abanyabyaha, ariko ntitwabura icyo turivugaho. Impamvu tugiye kugira icyo turivugaho nta yindi nuko turi abanyabyaha. Duhuriye ahangaha ku mpamvu yuko turi abanyabyaha, dushakisha ubutungane. Niyo mpamvu ntabura icyo nivugaho, kuko nzi ko n'umunyabyaha. Sinabura kuba nzi ahantu Nyagasani yanguye ankiza icyaha. Niyo mpamvu nanjye ngiye kugusangiza, ntago ari uko nkurusha kubimenya, ntago ari uko mbikora gukurusha. Navugaga penitensiya cyangwa n'ibyaha, reka tunavuge dutyo, ahubwo nuko Nyagasani aragakeregeshwa tujye gusangira muri aka kanya kuri penitensiya. Kongeye tuzirikane ko penitensiya ari rimwe mu masakamento 7 y'ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye. Amasakamento rero turayahabwa kenshi, ariko cyane cyane isakamento ya penitensiya n'Eucharistia tuyihabwa kenshi. Niyo mpamvu tujye kuryibandaho muri aka kanya, ya penitensiya itegura Eucharistia. Mu kuvuga kuri penitensiya, ndifuza gukubwira aho nza gukura ibyo ngiye gukubwira. Ndabikura mu bitabo. Yavuga igira iti on écrit un livre à partir d'un livre. Ngo wandike igitabo usomye ikindi gitabo cyangwa ukoresha ibindi bitabo. Nanjye hari ibitabo ngiye gukoresha, ngewe nta handi nabikura, ngende umunyarenge. Reka nkubwire ahantu nabikuye ibyo ngiye gukubwira. Icyambere ndifashishije ibyanditswe bitagatifu Bibiliya, ndifashisha Gategisima Kiliziya Gatolika, nifashishe igitabo cy'amategeko ya Kiliziya Gatolika droit canonique, nze kwifashisha n'ubuhamya wowe nanjye dushobora gutanga bitewe nuko Nyagasani twahuye na mu isakamento rya penitensiya. Ubwo buhamya rero bufite ibintu bikomeye cyane buza gutubwira. Twahuye na Kristo yehe, nahuye nawe mu ntebe ya penitensiya, nawe ndakwifuriza ko intebe nawe wayizamo. Muri make batumi mu ntebe penitensiya kugira ngo twakire Yezu uje tugana, twakire imbabazi z'Imana. Kuko turangaha ku mpamvu y'icyaha, ariko turifuza imbabazi z'Imana, ubutungane bw'Imana. Mu kuvuga kuri penitensiya turaza kuvuga ibintu 10. Nidusoza ibintu 10 uraza kubona watsinzwe nusoza kimwe nanjye, tubone ko akeshi penitensiya tutahabwa neza uko bikwiye. Niyo mpamvu nyine itatugirira akamaro nkuko byari bitezwe. Reka rero turebe muri izo ngingo izikomeza kugenda zidufasha ubwo buhamya uko Yesu yagiye adukiza. Nawe uze gusoza, nawe ushobora gutanga ubwo buhamya, ko tuza kubona ingingo 10 uko penitensiya idukiza. Ngingo y'urumezo tugiye kuzirikanaho. Ingingo ya mbere iritwa igisobanuro cya penitensiya. Mu Gifaransa bayita confession, gikiratini confession, avouer ses péchés, kwemera ibyaha byawe, kubyicuza. Penitensiya rero ni sakramento ry'imbabazi, isakamento ryo kwiyunga n'Imana, rizwi nk'isakamento ryo gusubira ku Mana, retour à Dieu, gusubira ku Mana. Kuko cyaje icyaha kidutandukanya n'Imana. Mu isakamento rya penitensiya Yezu wazutse atobara ibyaha byacu, akatwongera ubugingo bw'iteka, ndetse akabusubiza ababutaye, akaduha n'imbaraga zo kurwanya ikibi, akongera kuduhuza n'umuryango w'Abakristo. Amen, amen. Turazirikana ko Yezu yahaye intumwa ze ububasha bwo gukiza ibyaha mu izina rye. Igihe azibwiraga ati nimwakire Roho Mutagatifu, aho muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikizwa bazabigumana, nk'uko tubisanga mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 20 umurongo wa 23. Yezu yongera kubabwira ati nimugire amahoro, nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga cyo abahuhaho arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu, aho muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikiza bazabigumana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Subiza uti uragasingizwa Kristo. Amen. Ngiyo penitensiya, isakamento ry'imbabazi, isakamento ritunga n'Imana, tugakira, Imana ikadukiza mu ntebe ya penitensiya. Ingingo ya kabiri, imirimo mu Kristo ugiye guhabwa penitensiya. Kera bavuga nyine, ariko iyo urebye usanga ari 5.
mbese ni nk'ibice by'ingenzi by'isakamento rya penetensiya. Icya mbere, umurimo wa mbere ni ukwisuzuma, harya nakoze iki, ugafata igihe ukabanza ukareba nyine ibyo byaha ibyo ari byo koko niba ari byo. Umurimo wa kabiri, kwicuza, harya ibi nabikoreye iki koko, kuki koko natsinzwe, bigakubabaza yewe ukanarira, ukarira pe. Buri iki cyaha ni nk'inkota ikujomba ukaba warira, ibi nabikoreye iki koko. Iyo umaze kubona ko watsinzwe ujya kwirega mu ntebe ya penetensiya, hanyuma ugeze mu ntebe ya penetensiya uhabwa absolution. Absolution ni ijambo twakunze kumva ari n'abakurambere bacu bakristo ba mbere bakunze kurikoresha, ritagiye mu Kinyarwanda. Ariko absolution riravuga ngo biva ku ijambo ry'Ikilatini absolutio, bikavuga ngo acquittement ou délivrance. Nanone biva ku nshinga absolvere, rikavuga ngo libere, guhanagura, gushongesha, kubohora. Rero iyo umaze kugera muri penetensiya, umusaseridoti nyine arakubohora. Umurimo wa gatanu ni ikiru uhabwa, bya bindi bihongerera ibyaha byacu, nka cya kiruza cyose yiciye guhongerera ibyaha byacu. Izo nzira nawe ni kujya uzitambukamo, cyangwa wumva uti bojo hari penetensiya ugapfa kugenda nyine. Burya n'ujya upfa gukora ibintu akenshi nyine biragira unapfuye. Reka tujye ku ngingo ya gatatu, igihe cyo guhabwa penetensiya. Ese ni ryari umukristo ahabwa penetensiya, ni ryari atayihabwa? Umukristo ahabwa penetensiya igihe cyose aremerewe, ariko mu rwego rwo kwirinda urujya n'uruza rw'abantu bashobora guhabwa penetensiya nanone bikaba nka rutina akamenyero. Ubundi buri munsi umukristo yagombye guhabwa penetensiya, kuko na buri munsi nyine aracumura. Buri paruwasi rero yakagombye gushyiraho umunsi wa penetensiya byibuze rimwe mu cyumweru. Ntabwo ari byo bitegeka, ariko umuntu aba akeneye kwigorana nyagasani buri munsi, buri gihe cyose. Gusa nanone twirinda gukabya kugira ngo iryo sakaramento ritaza kuza nk'umuhango, ahubwo nanone tugafata igihe cyo kubitegura no gukora urwo rugendo no kunyura muri iyo mirimo yose tumaze kuvuga ko ari 5. Nk'uko tubizi, ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu ubundi kijya muri control nyuma y'amezi 6, ndetse n'igitwara abantu kigaya muri control nyuma y'amezi 12 nyuma y'umwaka. Umuntu wese ntabwo ajyangirika, ntabwo ashobora kwangizwa. Icyaha natwe kiratwangiza, na niyo mpamvu turagombye kumara amezi ayo yose 6 cyangwa umwaka. Byategwa rya Kiliziya ngo urajya uhabwa penetensiya ku mwaka utashye. Ukamara umwaka utarahabwa penetensiya, wanajya no kuyihabwa ukayobwa byamunkize kwikiza. Penetensiya yakagombye iminsi yose. Gusa nanone no kwinda ko yaba umukino ngo mporayo nawe ugashyiramo nyine ubwenge bwo kujya kuyihabwa. Wenda ntibe buri munsi, ariko bikaba kenshi. Ushobora kuyihabwa rimwe mu kwezi bitewe n'uko yumva, rimwe nko mezi 3, cyane igihe cyose wumva uremerewe. Mbese ukazerekana ko Yezu ari uturuhura niwe karuhura. Igihe cyose uremerewe, mubyeyi akantu gaca karongo. Penetensiya ni cyagiye uremerewe, wumva uremerewe nawe ukeneye wakuruhura. Rero ikibazo dukunze kugira danger de mort, uhegereye wapfa. Abantu bumva nta cyaha bafite. Burya ukurikira iki kintu umubyeyi, iyo umenyereye icyaha usigara wumva nta nicyo ufite. Iyo umenyeye ko mu byaha kwivuguta mu byaha usigara wumva nka ntacyo ufite. Hari urugero nubwo rwakubabaza, ariko rugatuma apeti yawe utayikomeza uko bikwiye. Ariko uzajya nko muri toilette, navuga inuka yanzo mu giturage iwacu hirya, uzi ko numara mu igihe wari ugiyemo wumva umwuka ushobora no kubura. Uzi ko ushobora kumara mu igihe ukumva ari bisanzwe, ukumva bamwe bashobora no guhanywera agacupa babandi batiyubaha, akaba nafate na kabrochette. Mbese yarabigize ibisanzwe atacyumva n'umunuko. Ibyo babyeyerekeza no gucyaha icyo ari cyo cyose, ari cyaha cy'ubusambanyi ndetse n'ubusinzi, bya bindi wita urukundo, bikazarangira akamenyero yaragize gute. Ni umukoro nanjye nguhaye. Kumenyera icyaha bituma wumva nkaho nta n'icyaho gikora, ukumva uri umwere. Kandi nize kuvuga kuri ruhango kubera iki ntiwigeze nyine wumva wibwi icyaha. Na niyo mpamvu nutumva mubyeyi, niba nta nyota yo guhabwa penetensiya ugira, danger de mort, uzamenye ko uri hafi gupfa. Umuntu uko ni wose wawe. Ingingo ya 4, ninde utanga penetensiya ubundi? Igisubizo nta kindi, ni umusaseridoti wenyine, umupadiri wemerewe gutanga isakamento rya penetensiya, nkuko tubisanga mu gitabo cy'amategeko kano ya 965. Ubwo burenganzira abuhabwa n'umwepiskopi mu nyandiko. Nanone
iri muri droit canon igitabo cy'amategeko ya Kiliziya nimero 969. rero umupadiri udafite urwandiko rw'umwepiskopi ntabwo yemerewe gutanga penetensiya. Ikibazo cya gatanu gikurikira mubyeyi ni umuntu wibaza ati ese ko nahemukiye umuvandimwe nkaba narabashije kumusaba n'imbabazi tukiyunga twembi hagati yacu, ni ngombwa kongera kujya kureba padiri kandi dusigaye tunasabana n'amazi dusigaye dusuhuzanya? Uwo mwanya wo kujya kureba padiri ni ngombwa? Uko si uguta igihe? Iki kibazo kirasubizwa ngo yego rwose mwakoze intambwe ya mbere yibanze yo kwiyunga n'uwahemukiye, kwiyunga n'ibidukikije, kwiyunga na sosiyete. Ni byiza rwose, impeccable, ni byiza. Ariko usigaje indi ntera imwe cyangwa indi ntambwe imwe yo kwiyunga n'Imana. Dore ko icyaha cyose kigira ingaruka ahantu hatatu. Kigira ingaruka kuri wowe ubwawe, kikagira ingaruka kuri sosiyete, kuri mugenzi wawe, kikagira ingaruka ku Mana. Rero hose wagiye ubura grace n'emazi y'Imana, naho ugomba guhagera kugira ngo ubashe kongera kugarura ubuzima. Niyo mpamvu umuntu wese uhabwa penetensiya atagarukira mu nzira, ugarukire ku muturanyi wa kuri mugenzi wahemukiye, ahubwo ugera no ku Mana, ukagera ku musaserdoti waho uhagarariye Kristo, bityo agakunga n'Imana kuko bikwiye. Ni ngombwa rero gushyika ku musaserdoti akaguha penetensiya kugira ngo icyo cyaha gikire burundu. Uko narinjye kuvuga ko gikira igice, kandi nawe urumva ko gice nyine utaba wakize nyine. Ugomba gukira muzima wese, ukagera hose kuri izo ntera eshatu, wowe ubwawe ukicuza, mugenzi wawe ukamusaba imbabazi, hanyuma ukajya no gusaba imbabazi y'Imana. Imana ihagararira umusaserdoti, umupadiri. Nguko kugerageza kunyura izo nzira eshatu, siba ibyo byobo n'ubundi wagiye ucukura, maze ukegeranya agasana ugafata imbabazi z'Imana, ukakira impuhwe z'Imana, imbabazi z'Imana. Ingingo ya 6, ese padiri akiza ibyaha koko? Twabonye hejuru Yezu yahaye intumwa ze ububasha bwo gukiza ibyaha, ubwo tubisanga mu Bivanjiri yo hari mu twa 20 umurongo wa 23. Umusaserdoti ni umusimbura w'intumwa. Nimwakiriraho mutagatifu, hamuzakiza ibyaha zabakijwe, mutazabikiza bazabigumana. Ntabwo ari we rero ukiza, ahubwo ni Yezu ukiza ubwe, in persona Christ, agakoresha umusaserdoti. Rero kurega icyaha ku musaserdoti ni ukwirega kuri Yezu, alter Christus, nundi Kristo yatumye, Kristo yamutumye. Bisaba rero kwemera. Ntabwo wabona amasumbuko ari mu ntera penetensiya, ari gutanga penetensiya ngo uhite ubyemera. Ati n'amasumbuko nzi koko, n'ukuntu tujya dukinana, n'ukuntu tujya duhura, n'ukuntu dusangira. Uriya bisaba kwemera kugira ngo wemere nyine ko ari Yezu uri kumukoresha. Rero iyo uko kwemera ntako ufite, ngo bya bindi by'uko nyine bacaga umugani ngo ushaka inka aryama nkazo, ariko basigaye baca umugani ngo ushaka inka ajya mu isoko. Nawe rero ushaka kwemera, wirinde kujya mu isoko, aho ujye ku isoko, Yezu Kristo we soko y'ukwemera. Buri iyo udafite ukwemera ibintu ntiwabyemera, n'irisakamento ntiwaryemera. Bigusaba rero niba urihinyuza, wumve ko uri umuhakanyi, wumve ko bigusaba indi ntera yo kujya gushaka ukwemera ku isoko Yezu Kristo. Azakubwira ko akoresha wa muntu, uko Yezu ntabwo ari ikimanuka, agira abandi badakoresha kugira ngo agere ku bandi. Amen, amen, amen. Niba Imana inyura inzira ngufi ikanyura kuri uyu, kuki ngewe nta munyuraho nsanga Imana? Ingingo ya 6 cyangwa ikibazo cy'amatsiko, ese padiri nawe ajya asaba penetensiya? Ahabwa penetensiya ninde uyimuha? Bamwe bati nk'abana wenda nibo bakunze gutekereza batyo, buriya padiri kubera ko Musenyeri uri hejuru ya padiri, buriya padiri ahabwa penetensiya na Musenyeri. Okay, Musenyeri nawe agahabwa penetensiya na Papa, Papa nawe agahabwa penetensiya n'andi ubwo ngubwo. Ibibazo tukunze kwibaza. Cyangwa undi akavuga ati ariko niba padiri atanga penetensiya n'ubundi nawe yayiha, none se hari utangiye adafite? None se aba nka cya gikeri kibagirwa kugeza nubwo kibagiwe umurizo? Aha, ndifuza gukubwira ko kwiha penetensiya iki nicyo kidashoboka mu maso y'Imana. Padiri ashobora gutanga penetensiya akayiha abantu 100 n'ibihumbi, ariko we ntashobora kuyiha. Mugihe urukumva ko kantu Kiliziya yashyizeho, ako kantu uburyo kagoye n'uburyo karyoshye. Kwiha penetensiya ntibishoboka, ndetse n'igihe hari uwashatse kumugusha banyuze nko mu nzira kamugusha, cyangwa nanone nawe akigusha, nirinze kuvuga nk'umukobwa cyangwa umusore cyangwa nk'umugore cyangwa nk'undi wese nawe wamugusha. Nanifuje kuvuga ko iyo hari icyaha ukoranye n'uwo musaza, ntiyemereye nyine kuguha penetensiya kuri icyo cyaha. Nawe uze gucyumva, ntuze kumbaza menshi, ntumaze byinshi uri mukuru.
usaba penetensiya ahandi ntabwo ari wongera kugaruka kusaba penetensiya. Niba mwanyereye mukagwa mwembi ntabwo wongera kugaruka ngo bari busaba penetensiya. Nari ndi kuvuga nyine nkomeje cyane ko ari padiri wemerewe gutanga isakamento rya penetensiya, ko ataryihubwe, ndetse ko na Musenyeri na Papa bose bari mu nzego za gisaserdoti nabo n'abapadiri. Rero padiri ahabwa penetensiya na mugenzi we, n'umwepiskopi ashobora kuyimuha, cyangwa nanone umwepiskopi nawe ashobora gusaba penetensiya ku mupadiri, kuko bahubwo uburenganzira. Na Papa ashobora gusaba penetensiya ku mupadiri, kuko na bose ari abapadiri. Padiri ahabwa penetensiya n'undi mupadiri. Ikibazo cya munani kuri penetensiya, ese kuri interinete ku ikoranabuhanga umuntu yahabwa penetensiya? Ndi muri Afurika nshobora gusaba penetensiya ku musaserdoti uri muri Amerika? Iki kibazo abantu bashakuze gukibaza, ndetse rimwe na rimwe tukaba twagwa mu makosa dushobora no guhanirwa. Nkuko tubizi hari icyo bita sakroma et sacramento. Sakroma ni amasakamento uko ari 7: batisimu, penetensiya, ugukomezwa, ukarisiya, ugusigwa kw'abarwayi, ubusaserdoti no gushyingirwa. Ari niyo bita amasakamento uko ari 7 muri kiliziya. Hanyuma hari ibindi bimenyetso bito sakramento ni byinshi cyane: umugisha, amasengesho n'ibindi byinshi cyane biganisha ku buyoboke bw'abakristo. Bibe bishobora kubera kuri interinete ku ikoranabuhanga, ariko amasakamento yo signe visible, bisa ikimenyetso kigaragara n'amagambo avugirwa kuri uwo muntu uri aho ngaho, visible uhari nyine. Naho ibindi byo bitoya byo ntabwo bigombera ko uhari. Nshobora no kubikora aha ngaha nyine. Nk'ubu iyo dutanze umugisha nshobora kuwuha umugisha abakurikira buri munsi bose, ariko ntabwo naguha penetensiya hano kuri buri munsi, ntabwo naguha ukarisiya hano kuri buri munsi, ntabwo naguha gusigwa kw'abarwayi hano kuri buri munsi, ntabwo naguhera gushyingirwa hano kuri buri munsi, ntabwo naguhera ubusaserdoti utanga hano abatisimu. Aha ni amasakamento bizasaba ko duhura, cyangwa ko mpura nawe ugiye kuyampa. Signe visible. Rero tubakura inzira ku murima abantu bose bari biteze ko tuzabaho ukarisiya kuri interinete cyangwa penetensiya. Rwose please penetensiya ni sakamento muri 7 riherwa umuntu hari visible, nkubona ugaragara ngukoraho gutyo visibilité, nkubona nyine signe visible tangible nkagukoraho. Reka tujye ku kibazo cya 9 cyangwa ingingo ya 9, uburyo bune bwo kubura penetensiya. 4 façons de rater sans confession. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umukobwa yagiye gusaba penetensiya, ngo kubera ko yari agiye gukazi yihuta, ngo ageze asanga umurongo ari mwinshi w'abamagoye gusaba penetensiya. Ashaka kubarenga, aburyo yabarenga, afata icyemezo cyo kwazagaruka mu gitondo. Nanone agarutse ageze muri penetensiya asanga ngo uri gutanga penetensiya ni padiri nyirarume. Aravuga ati koko nsa penetensiya kwa marume oya ntibikabe. Ako kanya afata icyemezo cyo kwazongera kugaruka, yibuza agahasanga undi mupadiri utari nyirarume. Nanone agarutse asanga abapadiri bari gutanga penetensiya baziranye, bajya bahura mu butumwa. Nanone afata icyemezo cy'uko atazayisaba, afata umugambi uko agiye kuzajya mu yindi paruwasi ya kure agiye gusabiraho penetensiya. Nabwo ageze asanga abasaserdoti baraziranye, afata icyemezo cy'uko adasaba penetensiya ko ahubwo azajya mu yindi diyoseze. Nabwo ageze mu yindi diyoseze asanga nanone baraziranye n'abasaserdoti batanga penetensiya. Ngo amara amezi 6 yose ari kugenda ashakisha aho yasabira penetensiya atazwi. Nuko afata icyemezo cy'uko noneho azashaka amafaranga itike y'indege akajya mu gihugu cyakure akabajya gusaba penetensiya. Rero cyo bimana Yesu Kristo akuzwe. Murumva umukobwa uburyo atigihe, ese ukurikije yarako ni kiye cyaheri yakoze cyatumaga arenga paruwasi akarenga diyoseze, na nuba kafite icyemezo cy'uko agiye kurenge igihugu agiye hanze, amafaranga azayakura he? Iyo tiki azayibona ryari? Ibaze nanjye nibaze. Uburyo rero bone tugiye kureba ni ugufasha kwisuzuma nawe niba utajya ucengana, cyangwa niba utari guta igihe unifuza penetensiya bikazangira utanayibonye, cyangwa ukazayibona nyine ku buryo budakwiye kandi warayifuzaga. Uburyo bwa mbere bwo kubura penetensiya ni uburyo bita mu Gifaransa confession pleureuse cyangwa planelle, kwicuza ibyaho byirukankaho ubica hejuru, binyura hejuru ureremba. Nuko ibyaha binini ibibyibushye ukabinyuraho ureremba, utwahawe itaga duto akaba tuza gutindaho, kunyerera kureremba, kugira ngo padiri nawe ntaze kwirirwa biha agaciro ntajye n'icyo abikubazaho.
mbese ukagira ugahushora kitambukira. Bamwe muri twe bajya babikora. Uburyo bwa kabiri bwita confession brouillard, ukavuga ibyaha ku buryo budafututse, ukabyirega mu cyuka, niba uvuze kugira icyo usobanura, ukawashaka padiri utumva neza kugira ngo ntaze gusobanukirwa n'ibyo ari byo. Urugero ukavuga uti nabuze urukundo. Wabuze urukundo ku iyihe mpamvu se? Niki cyatumye ubura urukundo? Naracumuye. Wacumuye mu biki se buriya? Neza ari vague, ntuze kumenya ibyo ari byo. Uburyo bwa gatatu bwo kubura penitensiya, confession par calcul, ugakora imibare. Nguriya mukobwa mese ngiye muri diocese nabona umuntu utanzi, ngiye muri no paroisse ushobora kubona utanzi, ukabajya kure ugiye gushaka utakuzi, ugakora imibare ati uriya musege penitensiya ejo dushobora kuzahura hariya akampa nk'akazi, cyangwa nkaba nagira uburyo mu profita kuri ubu buryo n'ubu ninjya kuri uriya ndabona biriya, ninjya kuri uyu ndabona biriya, uyamfashe iki ngiki, uyu nguyu umugiyeho nabura kiriya, ugasanga uri gukora imibare. Uburyo bwa kane bwo gukura penitensiya ni justification, so justifier, kwiregura ati rwose uyarampemukiye, uyarankubise bituma nanjye mutuka, uyankoreye iki bituma nanjye mukorera kino, ugasanga uri kugenda wiregura. Siniba, sinica, sinsambana, usibye uriya musega gusa uhora umpemukira, ugasanga ahubwo wagiye muri penitensiya, ugiye kurega abandi, ugiye gutuka abandi, ugiye kuvuga ibyaha by'abandi, ugiye kwiregura. Kandi muri penitensiya ntabwo ari ukwiregura, ntabwo ari ukwirengera, ahubwo no gusaba imbabazi. Nukoreka Imana kariza gukurengera no gukurenganura. Hari n'ikindi cya gatanu kijyana no kunusura icyaha. Ati narakubaganye, kandi ushaka kuvuga ko wasambanye n'urugero, je déplacé, nitije ikaramu ya mugenzi wawe, nitije urukweto rwa mugenzi wawe, ejo se niwitiza umugore w'abandi cyangwa ukitiza umugabo w'abandi. N'ibindi byinshi cyane ukagenda unusura uti nyamara nari nyereye ngo nkora kino, ukagenda unusura buhoro buhoro. Ati umusore yandushije imbaraga, kuvuga birananira, bituma mureka nyine akora ibyo ashaka. Utyo ukagenda unusura buhoro buhoro. Ati nagiye gusura umusore, ngeze nyine afata ku ngufu, muruko navuze induru, nyine birangira nyine muretse akora ibyo ashaka. Kunusura. Rero umwanzuro twafata mu gihe ushaka guhabwa penitensiya neza, ntabwo penitensiya ari urukiko, ahubwo ni imbabazi. Ntabwo uje gutsindira umugore wawe, umugabo wawe, mukazana wawe, nyoko bukwe, ntabwo ari urubanza, ahubwo ni imbabazi. Ni ubutabera bw'Imana. Aho niho Imana igiye gukwezereza, naho Imana itwezereza muri penitensiya. Ingingo ya 10 tujye gusorezaho ni ibimenyetso by'umuntu wahawe penitensiya neza, ndetse n'ibimenyetso by'umuntu wahawe penitensiya nabi nabyo byashoboka. Ikimenyetso gikomeye cyane kurenza ibindi ni cyitwa ibyishimo, la joie, ibyishimo by'imbere. Mu Kilatini ibyishimo byita gaudere, bikavuga ngo kwishima by'imbere, bitari byino byo guseka gusa inyuma utazi biri kubera imbere, aho ibyishimo by'imbere wumva ufite amahoro. Hanyuma iyo umaze kubona ibyishimo bigutera imbaraga, ugasenga bigakunda, ukabona imbaraga za roho, ugasenga ukumva utari kurangara, ukumva uri gushyikirana n'Imana, uri kuzurana n'Imana. Mbese ni nko kundi warya ubugari n'utujanga biryoshye, ukumva biri kumanuka neza, ukumva ibiryo biri kumanuka neza mu muhogo pe, biri gutambuka neza, ukumva hari uko byagenze rimwe rimwe ukaba utashobora kubisobanura. Icyo nicyo bita amahoro, icyo nicyo bita ibyishimo. Uko roho imerewe, etat d'âme, uko umutima umerewe, nta kinegu wumva ufite, nta kimwaro, nta cyasha, nta kidodo ku mutima. Ngiye gusoreza ku rugero rw'umukinnyi ukora siporo. Iyo umukinnyi yavuye muri siporo aba yatutubikanyije ibyuya, yagera aho agomba kuruhukira agakaraba agacya, ako kanya ahita yumva hari ikintu gihindutse mu buzima bwe, kubera ya suku afite, akumva atekanye, akumva amerewe neza, akumva umubiri wegeranye, akumva amerewe neza. Uko niko bimerera umuntu nanone waruvuye mu byaha, hanyuma yamara kubyicuza ntebe penitensiya yagezemo. Neza twabigereranya niyo siporo amaze gukora. Iyo siporo kukuntu cyaha kurushaga kigatuma utari kwegerana n'Imana. Iyo umaze gukora siporo ujya muri dushe uriyuhagira, uko uyuhagira rero twabigereranya niyo penitensiya. Iyo umaze kuyakira uracya ku mutima, ukumva noneho hari imbaraga zindi ufite, nka kurya umukinnyi nawe yongera kumva aruhutse, kumva hari izindi imbaraga afite kubera ya siporo yakoze. Ariko bikaza kurangira na bya byuya, ariyo myanda, ariyo byaha, nuko yamara kubyihanagura muri dushe agacya, ubundi akagira ate,
ubundi akamererwa neza. Nk'uko umukristo nawe wihanagura ibyaha yumva atekanye mu mutima, yumva afite amahoro. Naho ubundi iyo udasaba penetensiya uri kwikurura ubucibwe, nanone iyo uhabwa nabi byari nyine yo kutisukura neza, nanone uri kwikurura ubucibwe. Hacura ikerero uyihawe neza ukagenda neza mu ngo w'abana b'Imana, ukaba umuntu w'Imana. Reka rero nsoreza kubyisha umuntu agira wese yamaze guhabwa penetensiya. Ndasoza rero nkwifuriza guhabwa penetensiya kenshi, aho tutashoboye kugera nawe uze kongeramo akawe, cyane cyane muri komenti tuza kwakira, ndetse n'ubundi bwunganizi bwose twaza kugeraho. Nyagasana kugirire neza, nta n'umwe udakeneye imbabazi z'Imana, kuko twese turi abanyabyaha. Niyo mpamvu iyo penetensiya, iyo ntebe penetensiya ntukayihunze, ujye uyegera buri gihe uzirikana ko Yezu aturuhura igihe tunaniwe. Niyo wumva unaniwe, niyo wumva urushye, niyo wumva uremerewe, egera Nyagasani. Yezu niwe karuhura, niwe uzakuruhura. Nta muntu wa penetensiya neza utifuza kuzongera kugaruka. Buri wese rero abyifuza kandi tubiharanire. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.